Ngigera mu Rwanda ikintu cyandangaje ni umuhanda twanyuzemo. Ni umuhanda mwiza cyane mbese gwari gunyereye yewe. Dere hano bari kuduhereza n'ibindu. Uyu muntu yahunze igihugu cyangwa atari mu gihugu cye abageranwa n'umuntu upfuye. Nta burenganzira bw'ikintu na kimwe y'umuntu adafite nationalité ibindi byose biba byapfuye. Mu Rwanda umutekano ni wose. Ibyo bababeshya ngo uyu muntu ataje baramwica ni ukubeshya dore ndiho barananyubakiye. Urumva nyine igihe cyatakaye ndikigaruka ubwo ibyo twatakarije ngiyo nibyo turimo twicuza ariko gake tumaze muri u Rwanda turabona ibyiza byarwo kimwe n'imiyoborere muri rusange. Tubaye ikaze mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi, aho uyu munsi tugiye kuganira n'abatahutse ubwo bakaba bamaze kwigeza ku rwego rwiza, aho bavuga ko batakekaga ko u Rwanda rwabakira ariko noneho by'agahebuzo bakabasha gukora mu mahoro bakiteza imbere. Bakaba bakomeje kugira inama rero abasize mu buhungiro kugira ngo nabo batahuke. Ikaze mu kiganiro cyacu. MIDIMAR ikomeza gufasha abatahutse gusubira mu buzima busanzwe ndetse no kwiteza imbere. Hari abafashijwe mu mushinga wo gucyura impunzi no gusubiza mu buzima busanzwe abatahuka. MIDIMAR iterwamo inkunga n'imiryango nterankunga itandukanye yibumbiye muri ONE UN Rwanda. Abo kuri ubu bamaze kugera ku kigero cyiza cy'abiteje imbere. Muri iki kiganiro turaganira namwe mu batahutse ubu batuye mu karere ka Rubavu. Aba batahutse mu bihe bitandukanye ndetse banaturutse mu bihugu bitandukanye. Gusa kenshi baba baraturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uwiringiyimana Samuel yatahutse muri 2010 aturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Arasobanura muri make urugendo rwo kwiteza imbere yanyuzemo kugeza aho ubu muri 2017 afite n'inzu ye bwite. Tumva leta y'u Rwanda nta kizitankoreye kuko ubu ngubu mu bijyanye n'ubuzima ndiho n'ibijyanye n'iterambere naho ndagerageza nkurikije ubufasha mpabwa ko namanje guhabwa itungo rigufi ubwo ni ihene. Nyuma yaho ngaho nza guhabwa amabati ariko gusakarirwa, babwa amabati 40, babwa imisumari. Kubw'umutekano n'imibereho myiza n'ubuyobozi bwiza kuko nteganya kose ko muri kubona nk'ubu ngubu mu mpamagaye ndi kuri douane nagiye gushaka ubuzima, ariko icyo nteganya kuri iyi nzu nteganya gushyiramo sima, nteganya gushyiramo idari, ubundi mbese nkayikora neza uko mbiteganya. Amazi arahari. Dushakana n'umugore wanjye twashakaniye mu bupangayi turagenda turakondesha, ariko kuko guca mu nzira imwe nayo ngaca mu yindi tugahuza ibitekerezo. Aha ngaha urabona guhera kuri zino ndabo gusubira inyuma mu gikari aha ntaguze 800. Ubwo naho twakomeje gutekerereza, ubwo yabaje ya 5 ducyuye ne bari 10 kagenda gashyira kuri sako. Twabona amafaranga amaze kugera ku rugi bati okay tugende tukoreshe kwa rugi twe turubitse. Kugeza igihe twakusanyirije turizigama maze kubaka ubw'amahirwe ryo navango leta bimwe idutekerereza kabisa mu buzima twari turimo. Twagiye guhuza gutya kugira ngo tugere hano kuri rento. Ubwo nagiye ko numva soke murengera mpamagaye uti mwebwe mwatahutse gihe runaka turabakeneye. Turagenda dukorana nawe inama tugihe runaka tuzabahereza amabati. Biragenda bihuriramo ibyo nkubwira n'ukuri bihuriramo neza. Ubwo kikubona igihe cyo gusakara n'amabati nayo abayaje. Amabati ubwo nagiye kongera urumva no amabati 15 gusa. Ubwo tuba tubikoze gutyo. Aha ntuye nunyumva waba uri kure mu mahanga, aha ntuye ni iwanjye, ndagomba kondesha ni iwanjye ku bufatanye bwanjye n'umufasha wanjye. Gusa aha ni iwanjye, nshatse navuga uti mbagurishe, nshatse sinagurisha, ariko nta target mfite yo kugurisha, ahubwo mfite target yo kuhagura ibikorwa kugira ngo ejo aha niba mbatuye ndebeho nzatuza umwana wanjye nanone bitarimba ko mbyiganira n'umwana mugasambukamo. Mukarugomwa Immaculée nawe yatahutse aturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mwaka wa 2011. Ngo yari asanzwe akunda gukora
ariko kuba mu buhungiro bigatuma ntacyo yigezaho. Ariko ngo ubu kubera kubaho atekanye akabasha gukora yisanzuye atera imbere buri mwaka. Ubu akaba ageze ku mutungo usaga miliyoni 45 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo rero tugeze hano cyo nahise nkora abana bona hise mbashyira mu ishuri. Umugabo nawe dutangira gukorana imirimo isanzwe. Twabonye ibitworoheye ari ubuhinzi. Twatangiye kudufaranga duke yaravanye muri komisiyo ya demobilisation. Yari umusirikari we. Noneho birangiye MIDIMAR birahagobotse. Baduhaye amasuka 2 kuri buri muryango. Ibiro by'ibirayi baduhaye ni biro 80 bagendaga baha buri muryango. Baduha imiti, baduha ibyuma byo gutera ibyo birayi, baduha n'amafumbire. Ko ndabihinga mbyitaho nereje icyo gibiro 700. Mpita mbonamo imbuto, mbona n'ibyo kugurisha bikeya. Noneho ubwo ntangira gutera ibyo nagurishije nahise nkodeshamwe umurima. Ubwo ro ntangira gutyo ro nkodesha imirima ndahinga. Iyi nshuro yasubiyeho nahise neza toni niba ari 2 ushobora kuba ari 2 ko ndumva nasaruye ibiro 300 sagura n'imbuto. Ubwo no kurya nyine no gutanga ahubwo ndatanga. Ubwo rero nahise nkomeza nyine ninjira Gishwati. Ubu urebye ku rugero ngezeho Gishwati isa naho nayihariye. Imirima ndakodesha indi ndagura burundu. Kuri iyi sezo nshobora kuzasarura na toni 10 nkurikije uko nahinze. Inzu yo niyo nasaruye turimwe nahita nyirangiza. Nari mfite gira inka none naguriyeho n'iyindi nka. Ubwo urumva ibyo ni ibikorwa n'ubundi njyana nagura. N'ingurube MIDIMAR yampaye nayo yarazamutse irororoka zimaze kuba ingurube zitubutse. Ubundi zari zimaze kugera ku ngurube zirenga 20. Mba nzigurije ndazigabanya kugira ngo twongere tubone uburyo bwo kongera kuzishakira ibiryo. Ubu zigiye kongera kubyara. Urabona yatere yangiza imashini zose zirimo n'izange. Mfitemo imashini 2 z'umuriro. Zitari z'umuriro hari n'iziri mu rugo buriya izo mfite 6. Kandi ndateganya no kuzongera ibikorwa nkagura ubudozi bwanjye. Muri 2017 naragereranyaga nabwo ntabwo mba nabaze neza ariko mba nagereranyije ukurikije. Nabaraga ibintu by'agaciro ka miliyoni 40. Ariko ubu ngira ngo zaba nka 45. Usibye no gukorera mu gihugu, Immaculée ngo abasha no kujya mu mahanga nta nkomyi. Mu bana batanu afite, umwe yiga muri Zambia kandi ngo nawe abasha kujya kumusura. Urebye nko muri Zambia ho nagiye ngiye gusura umwana wanjye uriyo kugira ngo ndebe aho hageze numve ibitekerezo bye mugandize nk'umubyeyi we. Ariko ahandi ho muri Tanzania n'ahandi ngenda ngiye kurangura ibicuruzwa byanjye kuko nubwo nkora ibyo bikorwa bindi ndanacuruza. Curuza ibijyanye n'imifuka ipakiramwe amakaroti. Rimwe na rimwe nkanacuruza imyenda. Ubundi nkagenda ngiye kuzana ibitambaro dukoresha muri atelier. Nizeyimana Emmanuel nawe yatahutse aturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubatuye mu kagari ka Kiririma mu murenge wa Kanzenze ho mu karere ka Rubavu. Gusibye ubufasha yahawe na MIDIMAR nawe yashyizeho hake arakora anagirirwa icyizere cyo kubushinzwe umutekano. Muri make kabisa ubufasha MIDIMAR yaduhaye bwatugiriye akamaro. Baradufashije ariko natwe twifasha. Bampaye amabati nizamurira igishitsi ubundi mu nzu y'ibyumba 5. Bama amatungo magufi intama. Bama imbuto y'ibirayi. Bamba n'ifumbire. Bama n'amashiga ya cana rumwe bitarondereza. Bama na mitiweri z'imyaka 2. Nanjye nasema imbaraga kabisa nabashe mu bwo bufasha bamaye bumwe nabo byaje umusaruro cyane ngo kuri ayo matungo zarabyaye zirororoka nanjye nguramo isambu y'ibihumbi 300. Ubu ndayifite niyanjye n'icyangombwa cyayo ndagifite. Yo sambu kabisa nshiramo umufuka n'igice by'ibirayi. Amatungo n'ubundi yanakomeje kubyara intama bampaye narayibyajije irabyara. Ubu n'umusekirite aho bita kuri Sansebeya ahantu abantu bajye bacumbikana ku macumbi. Urukumva ko leta y'ubumwe yangiriye icizere. Emmanuel yatahutse agendeye cyane ku makuru yahabwaga n'umuryango we. Ise umubyara Bimenyimana Jonathan ngo ni umupasteur. Yakomeje kumuha amakuru amwereka ko we yanakomeje umurimo w'ivugabutumwa mu Rwanda. Uru ni urugero rumwe rw'uko abaheze mu buhungiro batera agahinda ababyeyi n'imiryango yabo iba yifuza ko bakagombye kuba babana mu rw'ababyaye. Tukimara kumva ko ariho twamamaza ubwoba mubwira ko umurimo twakomeje gukora uko yarazi dukora. Yavutse ndani pasiteri tumwereka ko tuhari. Ubwo rero
numvaga mfite agahinda kandi nawe tukanamubwira ko tumufitiye agahinda, nawe bimubamo, yumvise ko kuko ari ngombwa ko ibyo bavuga atari byo. Turishima rero, ubu turi kumwe, tubona tuzaniye abana 4. Amahirwe rero MIDIMAR nayo ibiradufashije, imuha amabati, noneho arubaka. Aba bose batahutse ngo iyo bareba ibyo bamaze kugeraho bagereranya n'ubuzima bari babayemo mu buhungiro, bagasanga barakerewe gutahuka. Mu byababaje byinshi, buri wese aravuga ibyamubagaho, ubu yagize amahirwe yo kuba byibuka nk'amateka. Hari inzu y'ibyatsi y'imigano, mbese dushinga imigano tugashyiramo icyondo hejuru tugasakaza ibyatsi, cyangwa se tugafata ya migano tukongera gusakaza. Iw'abandi n'iw'abandi, iteko nashimye washimye iwanyu, kuko ibyiza, kuko tuve nk'urugero ngiye mu mashyamba twabaga, saga nta mutekano, tugenda turondwaho ku bintu by'ubwoko. Nuko twabagaho twose, nuko agenda kuvuga ngo uguze isambu, uguze nk'ako kamasa, cyangwa se ukoze n'ikindi kintu, ariko byanarazaga igihe runaka avuga ati no, bariya ni Abanyarwanda, si Abakongomani. Muri rya shyamba mu bice bya Shabunda niho twari turi, urumva hari mu ishyamba rwose. Twari urugendo rw'amaguru, ukagenda mu mvura ikunyagira, uhetse umwana, ushoreye abandi, byari ibibazo bitoroshye, inzara, igihe kimwe na kimwe ukanahura n'amasasu, abantu bagapfa, ukabasimbuka ukagenda, urumva ko yari nk'inzira y'umusaraba. Abatahutse kandi bahuriza ku kuvuga ko bababazwa n'abo basize mu buhungiro, bakabashishikariza gutahuka hakiri kare, bakava mu buzima butabahejeje agaciro barimo nk'impunzi, kandi nyamara bafite uburenganzira ku gihugu cyabo. Kuko kuva nagera mu Rwanda naye ndahwemye gusansibiriza abagenzi banjye gutaha, kuko hari benshi nabo bamaze kugera mu Rwanda ku mpamvu yanjye kujya mbahamagara baza. Buriya hari mukuru wanjye, hari masenge. Abantu bakiri hanze, gusa n'ubu nibaza impamvu bakiri hanze, kuko iyo byose bagombye kugerageza bakaza. Nkanjye ubu ngubu aho ngeze sinshobora gusubira inyuma rwose. Sinibaza rero ikintu buriya uhari akeka ko icyo gihe yandutaga, ubazaza atangira muyobora ibyo yakora, mwereka icyo akwiye gukora. Ni ukuvuga ngo uko bizaba biri kose azaba ari hasi yanjye. Rero bagombye gutaha, kuko igihe gishize ni kirekire kandi babona ko nta nyungu babonyemo. Iyo haba hari inyungu bagombye kuba barayibonye. Abantu bakiri hanze nabashishikariza gutaha, kuko ibyo barimo byose nta kintu bazabasha kugeraho. Ko natwe urebye igihe twatakaje turi hanze ntabyo twabashije kugeraho, ariko ubu ngubu turatekanye. Ubu ndi umunyarwanda wujuje ibyangombwa. N'uyu munsi kabisa ndi kubivuga muri 2017 hari n'abigeze kumbona kabisa nakoreshe na mariage, ubu narasezeranye, ndi umugabo wujuje ibyangombwa. Abo baracyari mu mwijima, bamwe harafite inyungu zabo bwite, abandi bakazigenderamo kandi bafite zabo bwite. Ndashishikariza ng'abantu bakiri bato ndetse nabo bakuze, nabo si bibi baje, niba hari n'ibyo basize bakoze, hari abaje bemera icyaha bakoze, leta y'ubumwe irabakira, basabana imbabazi n'abo bakoreye icyaha, basabana leta y'ubumwe n'Abanyarwanda bose muri rusange, bakoze tije, ubu bari mu rugo baratekanye. Abakiri mu buhungiro bakomeza gushishikarizwa gutahuka, kuko u Rwanda rwiteguye kubakira. Abahunze mu kivunge kuva muri 59 kugeza muri 98 bo bibutswa ko statut y'ubuhunzi rusange ku mpunzi z'Abanyarwanda izarangira tariki 31 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2017. Bakibutswa gufata icyemezo cyo gutaha, bakibasha gufashwa kubonerwa itike ndetse n'ubufasha bubasubiza mu buzima busanzwe, cyangwa se bakaka ibyangombwa nk'Abanyarwanda, bakaguma mu bihugu batuyemo mu gihe bahafite imibereho myiza, ariko bakiyambura isura yo kuba impunzi, dore ko umutekano muke bahunze icyo gihe utagihari. Turabashimye babanye natwe mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi. Mwiboneye umunezero w'abatahutse twasuye batuye mu karere ka Rubavu, ukabivugira yuko babashije gufashwa na MIDIMAR mu mushinga wari ugamije gucyura ndetse no gufasha abatahutse gusubira mu buzima busanzwe. Bakaba ariko nabo barashyizeho akabo bagakora, bakaba bariteje imbere. Abakiri mu buhungiro nabo bakaba bakomeje gushishikarizwa gufata icyemezo bagatahuka. Ku bindi bisobanuro mwamagara nimero itishyurwa ya MIDIMAR 170. Naho ubutaha tubifurije ibihe byiza.